mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Rwimbogo umuntu umwe yapfuye abandi batatu bajyanwe kwa muganga nyuma yuko basoromye ibyatsi babyitiranya n'imboga ndetse ibi byatsi bagiye barabiteka barangije barabirya umwe ahita haburira ubuzima abandi bahita bajyanwa mu bitaro. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ese mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'inzara ku buryo umuntu ashobora kwitiranya imboga n'ibyatsi? Izi mboga zari ziri mu bwoko bwa shofureri, ubwo bino byatsi byari bimeze nka shofureri, ariko amakuru atugezeho none ahangaha nuko ibi byatsi byari umuti w'umupfumu ndetse ibi byatsi babiriye biriho umutongero bikarangira bitabye Imana. Koko izi ngizi zari shofureri bya nyabyo, ariko uburyo ki baziriye ntago zagombaga kuribwa kubera ko ngo byari ibyatsi by'umupfumu yasize ahahinze ubwo yitabaga Imana, yari yarasize ahinze bino byatsi. Ni nyuma yuko bano baturage bari bahawe ikiraka cyo gutunda ibishingwe ndetse bakora amasuku mwa kino gipangu, birangira bafashe zino shufureri baragenda baraziteka barazirya umwe ahita yitaba Imana. Icyo wakwibaza bano bantu babanaga mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyamyumba habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Urupfu rw'umusore w'imyaka 26 y'amavuko rwarijije abanyarwanda benshi cyane, dore yuko uyu musore bamwishe bakamuzingira mu mifuka bakaza bakamujugunya ku irimbi. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi byabaye uyu munsi kw'iki gicamunsi ku matariki asanga 20 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2025. Ibi byarijije benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bafite agahinda n'amarira. Umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko uyu musore yatashye mu masaha ashyira saa 10 akaza kuburirwa irengero yageze mu rugo. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Rwimbogo. Umuntu umwe yapfuye abandi batatu bajyanwe kwa muganga nyuma yuko basoromye ibyatsi babyitiranya n'imboga barangije baragenda barabiteka umwe ahita hasiga ubuzima abandi batatu bararemba. Dore yuko yapfuye urupfu rubi cyane rwarijije abanyarwanda benshi cyane. Yavaga amaraso mu mazuru ndetse mu kanwa kwe hakazamo urufuru. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ese mu Rwanda hari inzara ku buryo umuntu ashobora gusoroma imboga yazitiranyije? Ese koko izi mboga ni shofurere? Yego, izi mboga ni shofurere kandi izi mboga ziraribwa. Ahubwo impamvu bano bantu barembye undi agapfa, impamvu ni iyi ngiyi: izi mboga nyirazo yitabye Imana kandi nyirazo ngo yari umupfumu. Izi mboga yasize azihinze hashije imyaka 2 apfuye, ariko izi mboga zari zitarazamuka ngo zigere hejuru, zari zitaranuma. Aho bano bahawe ikiraka cyo gukura ifumbire hano mwa runo rugo aho kugira ngo bakore akazi kabazanye, bakahita basoroma imboga bakazirya barangije bahita bitaba Imana. Umwe niwe witabye Imana, abandi batatu barembeye mu bitaro. Reka dukomereze mu karere ka Rubavu mu murenge wa Myumba. Hari abaturage babonye umurambo w'umusore uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko yishwe urupfu rubi cyane, dore yuko abamwishe bamuteraguye ibyuma bamurangiza bakamuzingazingira mu mufuka bakaza kumujugunya hano mu irimbi. Ibi ngibi byatumye benshi barira, abandi batangira kwifata ku munwa. Ubugenzacyaha aribo bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye ikishe cyangwa uwishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko. Dore ko umuturage yatanze amakuru cyangwa umuryango wa nyakwigendera wavuze ko uyu musore yavuye mu rugo mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba, bategereza uko ataha baraheba. Ibi ngibi byatumye polisi y'u Rwanda ifatanyije n'ubugenzacyaha butangira gukora iperereza ry'imitwe kugira ngo hagaragare cyangwa hamenyekane uwishe uno musore uri mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko. Dore yuko ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.